reka dufatanye kuvuga nko uyu muririmbyi yari yavuze ko twiseguye amaboko y'Imana. Amaboko y'Imana aratugose, ntabwo dusenga kuko twahahamutse, kuko twasaze, ahubwo turasenga kuko tuzi uwo dusenga uwo ari we. Tuzi imbaraga ze, tuzi ubushobozi bwe, tuzi amaboko ye atananirwa, tuzi imbaraga ze yitwa ushobora byose. Ndagira ngo musange muri ubwo buryo, nk'uko umwana mutoya ashobora gusanga papa we azi neza ko nta kimunanira. Uko niko data ameze, atandukanye n'abapapa bo mu isi bashobora no kuba beza ariko igitondo kimwe bagapfa bagasiga abana baba ari imfubyi. Data ahoraho, aragukunda, atwitayeho, niwe waturembuje ngo tuze muri ibi bihe byo kubana nawe, dutumbire mu maso he, duhabwe gutabarwa. Reka utangire umushima ko aguhaye ako kanya. Hari abantu benshi baba babyifuza ariko batagira uwo mugisha. Wowe nanjye twagize uwo mugisha, reka tutangire tumushima, twongere tumubwire ngo turi hano data, nta wundi dushaka, nta muntu wadukiza, nta muntu wadutabara. Abantu bagarukira bugufi mu butabazi baduha, dukeneye wowe. Ndizera ko umutima unyotewe Imana nawe ari ufite, ari Imana ushaka yonyine. Data, mu izina rya Yesu, tugize umugisha wo kugaruka mu kubaho kwawe uyu mugoroba. Niko kuri Imana yacu kandi ubera hose icyarimwe, naho twahoze wari kumwe natwe, ariko uyu ni umwanya tugize ibyo dushyira ku ruhande kugira ngo tuze kukubwira ibyuzuye imitima yacu, kugira ngo kandi twumve nawe icyo tubwira. Turazamutse mu cyumba cyo hejuru aho byose bihindukira, ahazamuka abanyantege nkeya bakamanuka bambaye imbaraga. Nushimirwe kuduhaye ayo mahirwe, nushimirwe Mwuka Wera ko waturembuje natwe tukumva, tukamenya ko ari ibihe byo kwimbika mu gushaka mu maso hawe, tukamenya ko ari ibihe byo kwimbika mu kwiherana nawe. Urakoze kubw'umugoroba udasanzwe, urakoze kubw'abahungu n'abakobwa wahamagaye ukabakura hirya no hino, urakoze kubw'imitima igufitiye inyota, urakoze kubw'abantu barimo bagushakanya guhora ku ngoma, buri muntu mu nguni ye, buri muntu mu rugo rwe cyangwa se mu nzu yawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, twaje kugushaka dufite ibintu bitandukanye, ariko nasanze utangaje. Ntabwo twitiranya mu mazina, nta muntu wigeze uhamagara muri Bibiliya ngo maze ngo harya bakwita nde, ubarizwa hehe. Uzabo turi bo, ndetse n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze. Ababyeyi bacu batwibagirwa, bakibagirwa aho twasigaye, n'ibyo tugezeho, n'ibyo tubashije, n'ibyo tudashoboye, ariko wowe uratuzi, udufite mu kiganza cyawe, kandi nta muntu n'umwe ubasha kutuvuvunuramo. Ngo inkike zacu ziri imbere yawe iteka, waduciye mu kiganza cyawe nk'imanzi. Ntabwo ujya utureka, amaso yawe aduhoraho, amatwi yawe ari kubyo dusaba kubaho kwawe guhorana natwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze kubw'uwo mugisha wo guhamagarwa nawe. Turahiriwe kuko turi abana bawe, turahiriwe kuko turi abatoni, turahiriwe kuko amaraso ya Kristo yadutsindishirize, turahiriwe kuko twitwa abana mu rugo rwa Data, turahiriwe kuko tudagikenera guca mu wundi muntu kugira ngo tugere aho uri, turahiriwe kuko tudakeneye umutambyi w'ibunaka, turahiriwe kuko tudakeneye guca mu rindi zina uretse izina rimwe ryonyine ryahawe abantu bashobora gukirizwamo, izina rya Kristo. Umuhuza wacu n'Imana n'umwe, niwe Kristo. Muri ayo maraso ye niko duserutse imbere yawe, tuje imbere ya ntebe y'ubuntu, tudatinya mwami w'abana, kuko tuzi ko dufite ikimenyetso cy'amaraso. Inzandiko ziturega ni nyinshi, iby'umwanzi yaturegesha ni byinshi, iby'ibinyoma ni iby'ukuri, ibyatunaniye n'ibyo twasezeranye tubibashe, ariko duhagaze mu maraso yawe. Duhagaze mwami nk'aho mutambyi Yosuwa yarahagaze ngo murebye basange yambaye umwambaro uriho ibizinga, ariko mwanya utanga itegeko ngo mareka namukureho umwambaro wanduye, amwambika igishura cyiza. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo, turaje dufite mankoma, dufite ibyo twamisinze, dufite ibyo tutashoboye. Uwiteka Mana Nyiringabo, tuje imbere yawe muri ubwo buryo kugira ngo dukirire imbere yawe. Imbere yawe saho gupfira, imbere yawe naho gukirira, imbere yawe naho guhabwa amahirwe mashya, imbere yawe naho gutabarirwa, imbere yawe naho kuzukira, imbere yawe naho byose bihindukira. Tuje imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, utwemerere buri muhungu wawe na buri mukobwa wawe dufatanyije urugendo rwo mu cyumba cyo hejuru akubone mwami, abone mu maso hawe. Nta muntu n'umwe waje mu isi aje guherekeza abandi, nta muntu n'umwe waje mu isi utamuvuzeho, utamufiteho umugambi. Unyemerere mwami buri muntu akwibonere,
mu ntambwe ntoya yateye, mu bushobozi bukeya, agenda bukeya uko imbaraga ze zingana, unyemerera kubone mwami. Ndahamye neza ko nakubona azaba muri babandi basiganwa, azaba muri babandi batagishogora, azaba muri babandi batagisubira inyuma, azaba muri babandi batakibutswa gusenga, azabe muri babandi batakibutswa gupfukama, azabe muri babandi batakibutswa kurara ku karago, azaba muri babandi bihutira mu cyumba kugira ngo bihererane nawe. Gira ikintu ukora mu buzima bw'Uwiteka Mana Nyiringabo kizatuma ahora asiganwa yihutira kubaho uri. Twemereye uyu mugoroba tukubone mwami w'aba, twemereye uyu mugoroba tukubone. Turagushaka atari imana y'amagambo, turagushaka atari imana twumvanya abandi, turagushaka atari imana iri mu mpapuro, turagushaka ufatika mu buzima bwacu. Kuko uko nasomye Bibiliya nasanze warahindutse imana ifatika mu buzima bw'abantu kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Uri imana ifatika, uri imana ihamagaye Aburahamu imukuri wabo muri Uriya Bakaludayo mu gucuruza ibigirwamana, atakuza atarigeze yumva n'umukubwira, nta muvuga butumwa ye yumvise, umuhamagara mu mazina ye, umubwira icyo uzamukorera n'icyo uzamukoresha, umuhindura isoko y'umugisha. Uri imana, uri imana, uri imana kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Uri imana itarasize Yohana wenyine ku kirwa cya Patimo ashobewe, yaragendanye na Kristo imyaka, yaragendanye nawe imyaka, arasaza izindi ntumwa zirapfa, ariko uri imana yongeye akumva, akongera akabona andi mahishurirwa. Uri imana tudahaga, uri imana idafite ibintu bisaza, uri imana tutarambirwa, uri imana ishobora byose. Nyemerera mwami abakubonye n'abatarakubona tukubone mu bundi bwiza, tukubone mu rundi rwego Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka umuntu uri mu ntambwe ze za mbere zo kugushaka, mu ntambwe ze za mbere zo kugira ibyo yiyiriza n'ibyo yigomwa, mu ntambwe ze za mbere zo kuzamuka mu cyumba cyo hejuru, unyemerera kubone. Reka umaze iminsi yarakubonye mwami, afite imirimo yawe n'ibihamya bitse mu mutima, afite ibyo wakoze mu myaka 10 itambutse, afite ibyo wakoze muri 20, afite ibyo wakoze mu myaka 5, afite ubuhamya butuma azi neza kuri Imana, ariko akeneye ibihamya bishyashya, akeneye ambushimwe mashya, amashimwe mashya Uwiteka Mana Nyiringabo. Ubuhamya bwe buzwi n'umuryango we, abo basengana barabuzi, arashaka ibihamya bishyashya. Turagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo, utwemerere tukubone. Nkunda kuzi intambwe zacu, ukamenya imigendere yacu, ukamenya aho tugejeje, ukamenya mwami ibyo dushoboye n'ibyo tudashoboye. Uri umugizi wa neza, nta muntu n'umwe usubiza inyuma. Uko niko twaje uyu mugoroba mwami, twaje bamwe bazi kubivuga, abandi bazi no kubyandika barabishyize ku murongo, twaje abandi mwami ari uruvangitiranye bimeze nka zangabo z'amadayimoni zari zateye wa musore, twaje mwami hari n'abatazi kubivuga bivangavanze bimeze nka kavuyo. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo, bamwe tuvuga n'amagambo, abandi tuvuga n'umuniho w'umutima, abandi tuvugisha amarira, abandi twicaye gusa imbere yawe tutazi icyo gukora. Twaje muri ubwo buryo Uwiteka Mana Nyiringabo, ariko nasanze byose uzi kubisobanura, byose uzi kubisobanura, ukamenya igikwiriye. Abagabo babiri bazamutse gusenga mu isinagogi, harimo wumva adakwiriye umukoresha wikora, ngo ntiyatinyuka no guhangara kureba mu ijuru kuko yumvaga yuzuye ububi. Hazamuka undi muntu wabimenyereye, umufarisayo wumvaga yiyirije kabiri, wumvaga yabikoze neza, yumvaga yaratanze ibya 10 n'amaturo nk'uko byari bikwiye. Ariko somye ijambo ryawe rirambwira ngo waje aciye bugufi, yumva atanakwiriye, yumva atanashyitse, yumva atari uko azi no kwiyiriza, yumva atazi ko ari no kubikora neza, yahavanye gutabarwa. Twaje mu guca bugufi Uwiteka Mana Nyiringabo, ntabwo twaje nk'inararibonye mu kwiyiriza, ntabwo twaje nk'inararibonye mu gutondekanya amagambo, nta n'ibyo tuzi mwami. Gituma turi hano kugira ngo ducyazanye n'abavandimwe bari hirya no hino, no kugira ngo dukomezanye muri uru rugendo, no kugira ngo dushyigikirane. Aharaho niba yaracitse intege yumve gusenga kwanjye kubisubize mu imbaraga, aharaho niba ataragifata iminsi yo gusenga nabona dusenga asubizwe mu imbaraga. Uko niko twaje Uwiteka Mana Nyiringabo, twaje dufite imitima iciye bugufi, twaje dufite imitima gushaka, twaje dufite amajwi avugira mu mutima ngo turagukeneye kuko tutakwishoboza, turagukeneye kuko tudashoboye, kuko tudashoboye. Abagushaka nabiteguye kwishingikiriza kuri wowe, abagushaka nabi by'ubwenge byageze ahantu bigahagarara. Abagushaka mwami w'abami nababonye imbaraga zigiraho zigarukira, abagushaka mwami nababonye ikimenyane kigiraho kigarukira, abagushaka mwami nabageze kwa muganga bakababwira ko nta miti yabo bagifite, bakababwira ngo ndetse nibitahire. Abagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo nabashakiye ubutabazi ahandi hantu ntibabubone. Abagushaka mwami nabafite imitima inyotewe no kubona itoro ryongera gusa nk'itoro ryo mu byakozwe n'intumwa. Abagushaka mwami nabafite imitima ishaka
abagushaka kubona itorero rizuka, itorero rifite ububyutse, abagushaka mwami n'abarambiwe amateraniro wavanzwe n'ibyaha, abagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo n'abarambiwe amateraniro atarimo imbaraga, abantu bakinjira barwaye bagasubirayo barwaye, abagushaka mwami n'abarambiwe ibiterane Uwiteka Mana Nyiringabo abantu badakirizwamo, abagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo n'abahagaze nka Gidehoni barimo bavuga ngo imirimo twumvise kera iri hehe, imirimo twumvanye basogokuruza iri hehe. Uko niko twaje tugushaka Uwiteka Mana Nyiringabo. Abagushaka mwami n'abasomye impano zitandukanye muri Bibiliya, ariko bareba muri iki gihe bagasanga zirasinzire, bagasanga impano nkeya cyane zinyenyeretsa zahindutse ibyirato by'abantu aho kubizifasha itorero. Abagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo n'abareba itorero duhagaze mu uyu munsi tugasanga ridasa n'itorero twakabaye turebera Uwiteka Mana Nyiringabo. Abagushaka n'abasanga ubuzima bw'ibyakozwe n'intumwa atarimo duhagaze mu uyu munsi, turaje ngo ukore ku mitima yacu, turaje ngo duhindukire imbere yawe mwa, turaje bitari umuhango kuko tuzi kumanika amafishe no kuvuga ko ari iminsi yo gusenga, turaje kuko imitima yacu iragukeneye mwami w'aba, imitima yacu irakunyotsewe. Hari ibyo wakoze mu buzima bwacu dufite ibihamya, ariko ntibingana n'imbaraga zawe twasomye muri Bibiliya. Saho tugarukira, saho dushyiraho akadomo. Nasanze iteka uhora uhamagarira abantu kwigira imbere, nasanze iteka uhora uhamagarira abantu kwigira imbere, ntabwo ukora umurimo ngo urekeraho. Abigishwa bawe buzuye imbaraga ku munsi wa Pentekote, baramanuka bavuga ubutumwa bwiza, abayuda n'abatwari babo barongera barabakangisha ko batashaka ko bigisha muri iryo zina, basubira gusenga ngo hanyuma ngo ijuru rirongera riruzura, haba umuriro aho basengeraga, ngo barongera buzura imbaraga, basohoka bafite ubushizi bw'amanga, barakomeza bigisha muri iryo zina. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo abo wigeze gukorana nabo mwami wongera ubuzure, wongera bagaruka mu mbaraga zawe, wongera ubakoreshe twe kugarukira bugufi mukunzi mwiza. Turagushaka mwami w'aba, utwemerere tukubone, imitima yacu irakunyotewe, utwemerere tukubone. Nta kindi tuzanye, nta rindi turo dufite, ariko tuzanye umutima ufite inyota, tuzanye umutima ushaka imbaraga zawe, tuzanye umutima urimo kuvuga ngo satura ijuru tukubone mu itorero ry'u Rwanda, satura ijuru tukubone mu miryango yacu, satura ijuru tubona abasore basiganwa n'abakobwa basiganwa bavuga ubutumwa bwiza, satura ijuru tubona abagore n'abagabo b'abakozi bawe buzuye imbaraga, satura ijuru Uwiteka Mana Nyiringabo itorero ryawe rigaragare mu bwiza bwawe, satura ijuru twe kurinda kwamamaza ko turi abakristo, ahubwo niba tureba basange turibo nk'uko abakristo b'igihe cya mbere babise abakristo kuko babarebye bagasanga barasa na Kristo. Satura ijuru mwami, uzana itandukaniro, uzana impinduka Uwiteka Mana Nyiringabo. Turaje kandi kuko twasomye ijambo ryawe tugasanga ubuzima bwacu budasa n'imigambo dufitiye, tugasanga twaragarukiye bugufi ugereranyije naho duhamagarira kugera. Unyemerere tukubone uyu mugoroba, unyemerere tukumve, umanuke mu mbaraga zawe, usanga umuhungu wawe n'umukobwa wawe aho yaba apfukamye, aho yaba yicaye, aho yaba yiherereye. Unyemerere buri mutima urimo gushaka ukubere nka rukuruzi mwami w'abami, umanukira aho hantu kuzana itandukaniro. Umutima uri murira, umutima uri mutakamba, umutima uri muniha, reka bimere nka rukuruzi mwami, binyeganyeza intebe yawe maze kubaho kwawe kumumanukira Uwiteka Mana Nyiringabo. Asohokana ubuhamya ko yasuwe n'ijuru muri iyi minsi 7 y'amasengesho, asohokana ubuhamya ko yagenderewe n'ijuru, asohokana ubuhamya ko yagize amayerekwa mashya, asohokana ubuhamya ko yakiriye imbaraga nshya, asohokana ubuhamya ko ibyari bimuboshye bizamurekuye, asohokana ubuhamya ko atakiri imbata y'icyaha runaka, asohokana ubuhamya ko iby'isi bitakimutsinda, asohokana ubuhamya ko ibyara amaganya wabyujijemo amahoro menshi, asohokana ubuhamya ko ibyari bimurushije imbaraga uyu munsi arimo agenda hejuru yabyo. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, tuguhaye icyubahiro uyu mugoroba, imitima yacu irakunyotewe, ntabwo duhabwa kuza aho tuza dusiganwa mwami w'abami kuko turyoherwa no kubahura. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo nk'uko imarakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, ngo niko umutima wacu wahagizwa no kugushaka mwami, turakwifuza. Reka watakaje inyota mwami turimo dusenga,
yumva inyota yo gusenga imugarukamo. Ariko watakaje ibihe byo gusenga no kwinginga no kwiyiriza, igihe dusenga mwami yumva izo mbaraga zimugarukamo. Urakoze papa, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Amen. Tuguhaye ikaze muri mugoroba wa mbere mu minsi 7. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Urakoze gusengana natwe. Haleluya. Uyu mugoroba ndifuza ko tuza gusengera mu ijambo riri muri Luka igice cya 19 umurongo wa 10. Haravuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Mbere yuko ngaruka kuri aya magambo ndifuza ko tugendana, ndifuza ko haleluya ko tugendana mu ntambwe imwe, kubera ko tuba dusenga turi ahantu hatandukanye, turi abantu batandukanye, turi mu byiciro byo kubana n'Imana mu buryo butandukanye. Ntacyo bitwaye, Imana ibasha kutwumva. Ariko twasanze igituma igitambo cy'usenga kitemerwa ni icyaha. Ibyo twese turabizi, ngo igitambo cy'umunyabyaha ni kizira ku Uwiteka, ariko amatwi y'Uwiteka aba ku byo abakiranutsi basaba, amaso y'Uwiteka ababaho ntago abavaho. Ikintu gishobora kuba urusika rwo kutagendererwa n'Imana ni icyaha, ariko icyiza cy'Imana, aho Imana ibera nziza, nuko umunyabyaha itamwigizayo, ahubwo iramukiza. Mu kubaho kw'Imana ntabwo tuhakura ubutabazi bw'ibyo dushaka gusa, tuhakura no gukira icyaha. Yesu ahora ntangaza uburyo yabaga azi ibyo abantu bibwira, azi n'ibiri mu mitima yabo, azi n'ibyaha byabo, ariko ntagire umuntu aciraho iteka. Ndifuza ko tugendana gatoya mbere ko dusubira muri kiriya cyanditswe turi bwigeho, turi bunasengeremo ijambo ry'Imana mu Baheburayo, kuko ndifuza ko tuzamukana mu bwiru bw'Imana kugira ngo Imana itugeze ahandi hantu, kugira ngo Imana ituzamure ku rundi rwego. Ndifuza ko tutasigara, ndifuza kutasigara mu rwandiko rero rw'Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Rwandiko rw'Abaheburayo 6:1 kugeza kuri 3. Haravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo. Nuvuga ngo habaho ibintu bya mbere, habaho ibintu by'ibanze, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri, ariko kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora. Uyu mwanditsi w'Abaheburayo washyizeho aya magambo aradukwiriye twese mu ntangiriro z'agakiza. Hano twagombye guca, ariko ntitwagombye kugumayo. Uranyumva nshuti z'Imana? Hari ubwiru tubikiwe, hari amabanga y'Imana tubikiwe, hari ahandi hantu Imana yifuza kutugeza n'ibindi yifuza kuvugana natwe. Ni byiza ko twarenga uru rwego rw'ibanze. Ni nk'uko twavuze ngo ni inyigisho z'ibanze. Ubundi umuntu akwiriye kwihana imirimo ipfuye, akihana ibyaha, icyo kintu akagitambuka akajya ahandi. Ntabwo umuntu akwiriye kugaruka amasengesho y'iminsi 7 yongera kwihana icyaha twihannye mu kwezi kwashize, mu yandi masengesho y'iminsi 7, cyangwa uko agize ibihe byo gusenga agahora yihana cyaha. Niba ari nako bimeze, reka nkubwire inkuru nziza. Wirekeraho gusenga, ahubwo ngera Yesu umubwira ngo ndashaka kuva kuri uru rwego, ndashaka gutera intambwe. Dore ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntidukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere, dukwiriye gutera intambwe ntiduhore mu bya mbere. Ubwira Imana utarajya ku bindi bikubabaje n'ibindi twese turimo dushaka, ariko ubwira Imana ngo Mana ntabwo nshaka guhora mu bya mbere, ndashaka gutera intambwe nkava mu bya mbere by'ibanze. Njyewe nawe Mana tukigirana imbere, tukagendana, sinsigare. Ntujye kubwira abantu ubwira ngo usigare. Tekereza uburyo Yohana yagenderewe ku kirwa cya Patimo. Ese ubu iyo marayika amanuka mu ijuru, cyangwa iyo yumva ijwi rya Kristo mu ijuru, yari kumanukira kuvuga ngo Yohana ngo ihana ibyaha, ngo ihana ubusambanyi, ngo ihana ubugome, ngo ihana inzangano. Reka. Tekereza Yohana ugiye kwerekwa ubwira butangaje, ugiye kubona Kristo mu cyubahiro cye. Tekereza uko gusurwa kugiye kumanuka, bigasanga Yohana aracyabwirwa kwihana imirimo ipfuye. Ntabwo byagendana. Imana yasitugire neza, ariko byose bibonerwa ku birenge bya Kristo. Aya mahishirirwa akomeye dushaka, ubwo butabazi dushaka, biri ku birenge bya Kristo. Haleluya. No gukira icyaha biri ku birenge bya Kristo. Icyiza cyo gusenga, dukuraho, nenge kuvuga ngo ni makiyaje ni iraduhindura. Iyo twisize duhinduka abandi bantu. Dukuraho ibintu dukenyeraho abantu bakatwita barokore, ariko tubizi neza ko atari ko bimeze. Iyo ugiye mu kubaho kw'Imana, ujye ugenda nk'ukuri, uyibwize ukuri, uvuga uti ikinyoma cyanjye kirakabije. Mba nteruye telefoni nkaba ndabeshya, mba mbwiye umuntu ambaje ngo uvuye he, nta n'impamvu, nta n'icyo mugomba, nta n'icyo asaba, nkaba mbwiye ngo mvuye aha atariho mvuye. Umubwira ngo ikinyoma ndashaka kukirangiza.
irari ry'ubusambanyi ndashaka n'ikindi kintu, nananiwe kubabarira, inzangano, gutsindwa n'iby'isi biranyuzuye, ndashaka kwigira imbere. Haleluya. kuko ubwiru bw'Imana ntabwo twabuhabwa tukiri mu by'ibanze, ngo nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Ndasaba Imana ngo Umwuka Wera akoreke ubuzima bwawe, ijambo ryose ryanditse muri Bibiliya ujye uhita urifata. Uzi ko umuntu ashobora gukizwa ariko agakomeza aburana, ese kubatizwa ni ngombwa, ese si ngombwa? Reka ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya rihinduka ubuzima. Umwuka Wera ari confirm mu mutima wawe, umenye ko ryahumetswe n'Imana, ryavuye ku Mana, ubashe kuryumvira. Kuko Imana yarahagurutse ingabo hagati muri twebwe muri aya masengesho. Niba se warageneye kuba mu missionnaire, uzajya kuvuga ubutumwa bwiza mu bihugu bitarageramo ubutumwa bwiza, ukaba ukihana imirimo y'ubusambanyi, ubwo se wazajya kuvuga ubutumwa bwiza abo ugiye gukiza ukabashyira urupfu? Imana yacu itugirira ubuntu, ifite imbaraga zo kudukiza. Iyo misengere uyivuge nk'ukwiriye, ubwira Imana uti ndarobanura, mfite abantu ntavugisha, mfite abantu nashyize mu gapfunyika mu mutima wanjye nkavuga ngo ababo. Ubwira Imana igukize. Tubikiwe ubwira, tubikiwe kubona Imana n'ubwiza bw'Imana. Amaso yacu sayo kureba ibyandavuye, ururimi rwacu si urwo gusebanya no kuvuga abantu, kandi ari urwo kuvuga ubwiru bw'Imana. Amatwi yacu azumva ijwi ry'Imana, azumva kuyoborwa n'Imana, sayo gutegera amatwi ibiganiro bipfuye. Ngwino twigirane imbere. Muri uyu munsi wa mbere tuzamuka mu cyumba cyo hejuru, ndakwinginze twigirane imbere. Buri muntu yibwire, nturebe undi, ntuvuge ngo buriya wa wundi dusengana babwira, buriya n'umugabo wanjye, buriya n'uwo turimbana muri korari, buriya n'umugore wanjye, ni wowe nanjye. Buri muntu wese afite ahantu yakwigira imbere. Dushobora kuba tudasambana, tutangana, tutabeshya, ariko wenda dufite ubunebwe mu ijambo ry'Imana, dufite ahandi hantu hatagendanye n'aho Imana irimo itwerekeza. Turamusaba dukoreho, adukoreho. Reka ngaruka kuri cya cyanditswe nifuza ko cyatugenga muri uyu mugoroba, ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Turasenga kuko dushaka kubona umurimo wa Kristo yakoze utugaragarira wose, kuko ntago yigeze akora igice. Umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Uyu murimo turimo tuvuga wazanye Yesu, yarawukoze arawurangiza, ashyiraho n'akadomo, wararangiye. Wowe nanjye igituma dusenga ni ukugira ngo uwo murimo utugaragarire, wakozwe muri twebwe, waranarangiye, byamaze gukoreka, ariko hari ahantu bitari byagaragara. Iri jambo yarivuze ryari? Yarivuze yahuye na Zakayo, inshuti yacu Zakayo, kubw'inyota yo kubona Yesu no kumva bamuvuga, yari yuriye igiti ajya kureba Yesu. Hanyuma Yesu aje arararama, aramuhamagara, aramubwira ngo uyu munsi agakiza gakwiriye kurara iwawe, karataha mu nzu yawe, mu muryango wawe. Biba ariko byagenze. Zakayo yahuye na Yesu, Zakayo arakizwa, Zakayo yihana ibyaha, Zakayo yiyemeza gusubiza abo yambuye arenganya, Zakayo arahinduka, umurimo w'Imana ukoreka muri we. Igituma nifuza iki cyanditswe nuko icyo Zakayo yagombaga gukorerwa cyarakozwe. Iyo Yesu agera kwa Zakayo, Zakayo arwaye aba yaramukijije. Iyo agera kwa Zakayo, Zakayo arwaje umwana aba yarasize umwana yakize. Iyo Yesu agera kwa Zakayo, Zakayo afite ubukene runaka aba yaramubukoreyeho. Yesu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Ese ko yanshatse akambona, akagushaka akakubona, ibindi byazimiye nanjye akankura mu bazimiye, uyu munsi akaba yarambonye mfite ubugingo buhoro. Ariko hari ibindi bintu byazimiye mu buzima bwacu, bizimijwe n'ubuzima bw'icyaha. Uko yageze mu rugo rwo kwa Zakayo, agakora igikenewe kwa Zakayo. Zakayo ntiyari yaburaye, yaba yaburaye Yesu aba yaramuhaye ibiryo, ariko nta kibazo cy'ibiryo yari afite. Zakayo yari afite ikibazo cyo gukira, umutima ugakira, akareka kurenganya abantu, akareka kwambura abantu, yihannye, yibwira no gusubiza kuko yahuye na Yesu gusa. Turashaka Yesu winjira mu buzima bwacu, agakora ku byacu byazimiye. Wowe ushobora kuba ufite ibibazo bidasa n'ibya Zakayo, wenda wowe n'uburwayi kandi butinze, wenda wowe n'ubukene, wenda wowe n'icyaha Zakayo yari agifite kandi akagikira. Turashaka ko uyu murimo wazanye Yesu, gushaka, yaradushatse aratubona, gukiza icyazimiye, ntitukirimbutse, ariko hari ibintu biri mu buzima bwacu byazanywe n'icyaha, bituruka ku mubi. Turashaka ko nabyo biboneka kimwe natwe, nk'uko twabonetse n'ibyo bigendana natwe tukiri hano ku isi, nabyo bikaboneka. Imana itugirire neza, Imana ikwiyereke, Imana itahe mu rugo rwawe,
umurimo wa Kristo wuzure mu buzima bwawe. Imana yatugire neza. Uyu mugoroba nifuza ko tumuzanira ibintu byananiranye. Uzi ko numva ntafite ubwoba, ntafite n'isoni zo gushyira Yesu ibintu byananiranye. Yaba ari ngewe ubishyira nakubwira ngo buretse gatoya tubanze twongere twikubita andi masengesho y'iminsi 100, tubanze twongere tugire gute turebe ko twashakisha utubaraga, ariko ibi bintu turabishyira umugabo ushobora byose. Numva ntafite ubwoba ko twakongera tukamuzanira ibyananiranye. Ntago biteye isoni, nta bintu byananiranye wigeze kumva yakijije abandi, nta bintu byananiranye wowe ufite ku buzima bwawe byari byarananiranye umunsi umwe akabikiza. Uyu mugoroba turamuzanira ibyananiranye. Gusenga ni ibyo ngibyo, ni ukumuzanira ibyo tudashoboye. Ibyo dushoboye twabikoze ku manywa, twagiye mu kazi, hari n'ibindi twashoboye, hari n'ibindi twakoze, ariko turamuzanira ibyananiranye. Igihe Yesu akiza umwana wari urwaye igicuri, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 9 umurongo 37 kugeza kuri 42. Yesu ni mwiza, Yesu uramwizeye. Luka 9:37 kugeza kuri 42 ngo nuko bukeye bwaho bamanutse ku musozi, abantu benshi baramusanganira. Nuko umugabo wo muri bo avuga ijwi rirenga. Iyo tumuzaniye ibyananiranye, ibintu byenda kumera nko kwifata kugira ngo abantu bataduseka, tubishyira ku ruhande. Gusenga hari ukuntu bitarimo ikintu kimeze nk'igisirimu. Icyambere turasakuza, ubundi rimwe tukasama, ubundi rimwe tukazamura amaboko, ubundi tukabira icyuyi, ubundi tukamera ukuntu tugakuramo inkweto ndende, tukambara ingufiya, tugakenyera ibitenge, tukareka gusokoza, tugatega ibitambaro, tukamera ukuntu. Hari ukuntu bisa nk'ibitarimo igisirimu, ariko biterwa n'ikigutakisha. Uyu mugabo wari umugabo wari ufite umuryango, ariko birambwira ku 38 ngo nuko uwo mugabo wo muri bo avuga ijwi rirenga. Yaravugaga ati iki ni cyo gihe cyo gutabarwa ku muryango wanjye, gutabarwa ku mwana wanjye. Abonye Yesu avuga ijwi rirenga ati mwigisha, ndakwinginze ndebera uyu muhungu wanjye kuko namubyaye ari ikinege. Twazaniye Imana ibyananiranye. Ababyaye bafite abana barenze umwe, nta mwana wasimbura undi. Abana bose n'abagaciro ku babyeyi babo, ariko none uyu n'umwana w'ikinege. Ibyiringiro bye byose birahanga. Turifuza ko Yesu adukorera hahandi hari ibyiringiro byacu. Haleluya. Ndakwinginze ndebera uyu muhungu wanjye kuko namubyaye ari ikinege. Dayimoni yamufashe aramwanisha, akamutigisa, akamubirisha ifuro, kandi amaze kumutera imibyimba myinshi, akamuvamo bimuruhije cyane. Turazanira Yesu ibintu biruhije cyane cyane. Icyama kwizera kwawe kukazamuka, kuko ibintu biruhije cyane twarabifashe tubishyira ku ruhande. Nyamara Imana twakurikiye, Imana dusoma muri Bibiliya, ni Imana y'ibitangaza. Umutima wanjye urabira kubona Imana y'ibitangaza. Ni Imana y'ibitangaza, kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, ni Imana y'ibitangaza. Haleluya. Ngo akamuvamo biruhije cyane. Mu yandi magambo, ntago umwana abakize. Tekeza ko abakristo bagihakana ko amadayimoni abaho ko akora, kandi byanditse no muri Bibiliya. Se niba utaranabibona ntubisoma no muri Bibiliya. Amuvamo biruhije cyane, kandi nabwo ntago abamuvuyemo. Ni nko kwikoza hirya akazongera akagaruka, akazongera akamutera. Ibyo nibyo tuzanira Yesu. Hari ikibazo kikuzaho kikamera nka sikre, buri kwezi kwa kangahe kiba kigarutse. Iyo gishatse kirabyuka, iyo gishatse kiragusaza, iyo gishatse kimera ukuntu. Ngo akamuvamo biruhije cyane. Ninginze aha hantu uyu munsi hanyuze, kandi ubusanzwe sanzwe mpanga. Ninginze abigishwa bawe ngo bamwirukane, ariko ntibabibasha. Igituma sanzwe mpanga niki? Nuko bijya bitunanira, kandi turi abakozi b'Imana. Bikatunanira, turi abapasiteri, ugasengera umuntu akanga agapfa, ugasengera umuntu ntakire, ugasengera umuntu bikamera ukuntu cyangwa bigatinda, cyangwa mu bantu 100 wasengeye hagakiramo 5. Najyaga nkwanga ariko ndawukunda. Ninginze abigishwa bawe ngo bamwirukane, ariko ntibabibasha. Igituma uno murongo ngukunze uyu mugoroba, nuko turi bumuzanire ibyo twashyiriye abanyamasengesho ntibikunde, ibyo twashyiriye abapasiteri ntibikunde, ibyo twashyiriye abavugabutumwa ntibikunde, ibyifuzo twanditse bakabijyana mu rukuta rw'i Yerusalemu ntibikunde. Buri kintu cyose twazanye ntigikunde, turakizanira umwami w'abantu. Haleluya. Ninginze abigishwa bawe ngo bamwirukane, ariko ntibabibasha. Nyine ntibari babishoboye, ariko Yesu arabishoboye.
Yesu arabasubiza ati yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza nzagezayo kubana namwe no kubihanganira, kwizera kwabo ko ariko utarakura, amasengesho yawe yaracagase n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ngo zana hano umuhungu wawe. Umuhungu akiza, dayimoni amutura hasi aramutigisa cyane. Uzi kubona umwana wawe ameze atyo? Uzi kubona umwana watwajwe igitugu na Satani? Uzi kubona ikintu kiri ku mutima wawe? Kuko ku mitima yacu hamwe hariho abana, ahandi hariho situwasiyo runaka, ahandi hariho amagara yawe atameze, hari ibintu dufite ku mitima. Tekereza kubona umwana wawe ari mwapfa nk'uko uyu mubyeyi yamubonaga ari mwapfa, dayimoni aramutigisa kuko yari atarabona gukira. Yagize ngo bimeze nk'uko bisanzwe bigenda, kuko n'ubusanzwe yari asanzwe amutigisa, akamwanisha, akavuza induru, akamukubita hasi, akamuvamo gato, akazongera akagaruka. Ariko reka uyu mugoroba utubereye nk'uko uyu mubyeyi yaberewe, nk'uko uyu mwana byagenze mu rugo, muri uyu muryango. Uyu munsi yahuye na Yesu, ntabwo yamutigishije ubuzagaruka, yamutigishije agenda agiye. Ngo Yesu acyaha dayimoni, akiza umwana, amusubiza se. Haleluya! Icyama kwizera kwawe kukazamuka, icyama tugasanga Yesu ari nta wundi muntu tureba. Ndi umuyoboro wo kukwibutsa ibye, ndi umuyoboro wo kukwibutsa imbaraga ze, kugira ngo dufatanye kumwegera, dufatanye kumuhamagara, hanyuma turengere. Yesu acyaha dayimoni rimwe rizima burundu, umwana arakira, bamusubiza umubyeyi we. Ukurikije amagambo uyu mubyeyi avuga, iki kibazo ntabwo cyari cyadutse vuba ngaha, cyari ikibazo gitinze. Yari yaragerageje mu bazi ko babasha gusenga. Uyu munsi dushobora kuvuga ngo umuntu yaragerageje mu bo umuntu azi ko babasha kuvura. Ubwo turavuga icy'uburwayi, ariko nawe ukivuge mu izina bitewe n'icyo ari cyo ku buzima bwawe. Ni umugoroba wo kumuzanira ibyananiranye. Ubivuge mu magambo yawe, ubwira uti nasanze uri Imana ishobora byose. We wakijije uyu mwana urwaye igicuri mu ijambo rimwe, nanjye wankize. Uzi ko hari n'igihe akiza atanavuze. Wa mugore wavaga amaraso imyaka 12, mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 5:26, ngo nuko hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Ababazwa n'abavuzi cyane. Ndagira ngo ibibazo tuzana uyu munsi bibe birimo bya cyane nyinshi. Umugore arababara cyane, ngo benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Baramubabaza cyane, ibintu bye birashira cyane, amagara yarusha gusubira inyuma kandi cyane. Uyu mugore murabizi ko yumvise inkuru za Yesu, akavuga ngo nimukoraho gusa njyewe nizeye gukira. Hanyuma amukoraho koko arakira. Yesu amaze kumva hari umuntu umukozeho, aravuga ngo umwana wanjye, kwizera kwawe kuragukije, igendera amahoro. Nyamara yari amaze imyaka 12, ubuzima bugenda bushira. Reka dufatanye gusenga. Se w'uyu mwana urwaye igicuri ashobora kuba ari umugabo wiyubashye, wenda ufite n'izina aho ngaho atuye, ariko arataka cyane, azamura ijwi abwira Yesu umukiza. Hano kuri kamera tuhamara umwanya mutoya, hari n'ibyo tutahakorera, hari n'ibyo tutahavugira, kuko gusenga kubamo ibice byinshi. Ariko ndakwinginga kugira ngo wongere Imana yawe uyirebe nk'Imana ishobora byose. Wishyira akadomo ku kintu umuturanye ngo nuko kimaze imyaka, ku kintu kigutuyemo kiri mu buzima bwawe ngo nuko kimaze imyaka. Turamuzanira ibyananiranye. Yazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye, ntabwo yaje gukora umurimo igice. Ahantu hose yageze yasigaga ibintu bihindutse bitewe n'ikibazo gihari. Turamushaka mu buzima bwacu uyu mugoroba. Turasengera gatoya kuri kamera, hanyuma ndakwinginze, wataka mu gicuku, wataka mu gitondo cya kare, wakwiherera mu nguni yawe, ndakwinginze uhamagara Imana. Biracyashoboka, iracyakiza, iracyatabara. Data, mu izina rya Yesu, tugize umugisha wo guhura nawe, tugize umugisha kuko tugufite nk'Imana yacu, tugize umugisha kuko twakumenye nk'ishobora byose.
imirimo yawe twongeye gusoma iratwereka ko udatinya ibyananiranye, ko udatinya ibitinze, ko udatinya ibigeretseho ngo cyane. Dayimoni aramwanisha cyane, aramugirira nabi cyane. Abaganga bamubabaje cyane, batumye ubutunzi bwe bwose bushira cyane, ntibashoboye kumukiza. Abigishwa ntibashoboye gukiza umwana urwaye igicuri, bimeze nabi, biravangavanze. Ariko Yesu iteka uko waserukaga, ibintu byashyirwaga mu buryo, kuko wazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye. Wageze mu rugo rwo kwa Zakayo, wari ubizi neza ko atari ibyo kurya bakeneye, ariko umutima wa Zakayo wari ukeneye gukorwaho. Ndasenze ng'umwana wawe, umuhungu wawe n'umukobwa wawe barimo kuguhamagara uyu mugoroba, barimo bazamura amajwi yabo, barimo basuka imitima yabo imbere yabo. Uwiteka Mana Nyiringabo, turakuzana ibyo ngibyo byongeyeho cyane, bitinze cyane, bibishye cyane, bisharira cyane, bidafite izina, by'uruvangavange. Turabikuzaniye Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ubikoreho. Imana dusenga, Imana twasomye muri Bibiliya, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana yaduhaye agakiza, ni Imana ishobora byose. Ntabwo ari Imana y'amagambo, si Imana ivuga gusa, ni Imana ivuga bigakoreka. Ndaguhamagara mu buzima bw'abana bawe. Nyemerera Mwami, aho abahungu bawe n'abakobwa barimo bagutakira, kuko binaniranye cyane kandi bitinze cyane. Reka uyu mugoroba ikiganza cyawe kigereyo, reka uyu mugoroba ijwi ryawe rigereyo, rihagurutse abarwayi bari ku bitanda kandi babitinzeho, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abamagufata gikora, ab'imisokoro imeze nabi, ab'imitsi imeze nabi, reka ijwi ryawe n'ikiganza cyawe bimanuke Mwami muri iyo mibiri, bihagurutse abahungu n'abakobwa byananiranye cyane kandi bitinze cyane, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndaguhamagara Mwami, mu madosiye yatinze, abantu bashyize ku ruhande, abafite imbaraga babitse bakayacubya agaceceka, bikarangira, bikamera nk'aho byarangiye, bikananirana cyane. Umuntu akajya mu nzego zose, agahamagara ahantu hose, ariko yararenganijwe. Ndasenze ngo uyu mugoroba abamarayika bawe bakora mu buryo butagaragara, bamanukire gukura iyo dosiye no kuyishyiraho ikwiriye kuba, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kugira ngo umwana wawe ufite ibyatinze cyane, bikananirana cyane, yongera abona amaboko yawe atagaragara, maze asohokana ubuhamya n'amashimwe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka uwo abaganga babwiye ngo niyitahire, ngo ntacyo barenzaho, niko yavutse, nuko bimeze, nta kindi barenzaho. Reka uyu munsi ijwi ryawe rivugire muri ubwo buzima ibinyuranye n'ibyo bavuze. Mwami mwiza, wa mugabo wavutse ari impumyi akaba umugabo mukuru, abigishwa barakubajije ngo ese nuko yakoze ibyaha, ese n'ababyeyi be bakoze ibyaha? Uravuga ngo nukugira ngo imirimo yawe yerekanwe. Reka imirimo yawe yerekanwe aho umwanzi amaze iminsi yibasiye, kuko wazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye. Imirimo yawe nigaragare, maze izina ryawe rishyirwe hejuru, kuko uzanye impinduka mu byananiranye, mu byaboze, mu bitinze cyane, maze izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abazabyumva bose bazashima izina ryawe. Reka dayimoni winjiye mu buzima ubw'abana batoya, ubw'abagabo bakuze, ubw'abagore bakuze, uyu munsi batwawe ubwenge, barimo bakoreshwa iby'uburetwa, bari mu byaha by'uburetwa, barimo basenya amago bategetswe n'uburetwa bwa Satani, barimo bagirira nabi imiryango yabo, bariho uburetwa bwa Satani, barimo bica imibiri yabo, bariho uburetwa bwa Satani. Reka imbaraga z'umwijima zicariye iyo mibiri, zicariye ubwo bugingo, zicariye ubwo buzima bw'abahungu n'abakobwa, uyu mwanya zomoroke ku buzima bwabo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dayimoni utwaje umuntu igitugu, uwo muntu si uwawe, rekura ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Dayimoni winjiriye mu nzoga, umuntu agahinduka imbata y'inzoga. Dayimoni winjiriye mu busambanyi, umuntu agahinduka imbata y'ubusambanyi. Rekura ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umuriro wawe Kristo, umuriro wawe Kristo umanuke mu buzima bwe, umutandukanye n'uwo mugozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yumve guhurwa, yumve guhaga icyo cyaha mu izina rya Yesu. Reka imbaraga zawe Mwami, imbaraga zawe Kristo, imbaraga zawe zikore ku bimaze imyaka. Reka umwana w'umukobwa washyizweho ijambo ribi
rikaremerera icyari umugisha we, rigasa nk'aho rirushije imbaraga ibyitwaga umugisha, rigasa nk'aho ritinze, rigasa nk'aho riyoboye ubuzima bw'imyaka 2, imyaka 3, imyaka 5, rigasa nk'aho rigenza ubuzima bwe ari ryo rifite aho rimwerekeza kandi ritaravuye kuri wowe, rikagenga ubuzima bw'imyaka 10 igashira. Iryo jambo n'imbaraga byazanye ku buzima bwe uyu mwanya bikurwe ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umunyamugisha, aratunga umugisha, arabyara, arashaka, aragubwa neza, arakingurirwa imiryango y'akazi mu izina rya Yesu. Reka umwana w'umuhungu watejwe kuzerera, umwana w'umukobwa watejwe kuzerera, atazi impamvu atarega amahano, atazi impamvu aticara ahantu, uyu mwanya ubuzima bwe bubohorwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umunyamugisha, ni umukozi wawe ukomeye, ariko umwanzi yibanze ku buzima bwe amubuza kuba icyo yagombaga kuba cyo mu izina rya Yesu. Uyu ni umugoroba w'ubutabazi, uyu ni umugoroba wo kubohorwa, uyu ni umugoroba wo gutaha mu migambi y'Imana no kugaruka mu by'Imana yari yaramuvuze. Si hari yagarukira, oya mwami, ririya zina si ryo rye, kariya kazi si ko ke, buriya buzima si bwo bwe, si hari yagarukira. Turagarura abagore bataye amago kubwo kubatwa, turagarura abagabo bataye amago kubwo kubatwa, bafatiwe mu cyuho cy'icyaha. Uyu munsi reka ubuzima bwabo batuke, bucike ikigoyi, bucike umutego wabateze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubuzima bwabo bukurweyo. Wumve gusenga kw'abo bagore barimo babasengera, wumve gusenga kw'abo bagabo barimo babasengera, wumve gusenga kw'abo babyeyi barimo basenga. Abo babyeyi, abo bagore n'abagabo bazamuye abantu babo imbere yawe, nkuko babagabo bateruye wa muntu wari umugaye bakamucisha hejuru kugira ngo agere ku birenge byawe Yesu. Niko bateruye abagabo babo mu masengesho, niko bateruye abagore babo mu masengesho, niko bateruye abana babo mu masengesho, niko bateruye abavandimwe babo mu masengesho. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka iri joro kubaho kwawe kuburizemo iby'umwa Satani yatindije, yamaze imyaka myinshi yiba atwaza igitugu abantu bagenewe gukora umurimo wawe. Tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru, tugushyize hejuru. Ndazamura abahungu n'abakobwa, umuryango w'inzozi ziva ikuzimu wakingutse cyane ku buzima bwawe. Ndakinga uwo muryango mu izina rya Yesu. Urusika rw'amaraso yawe rukinga uwo muryango w'inzozi ziva ikuzimu mu izina rya Yesu. Uyu mukobwa ni uwa Kristo, uyu muhungu ni uwa Kristo. Yarakwihakanye Satani, ntacyo mugihuriyeho. Uyu muryango wakingutse, uyu muryango wari wagenewe gukorerwamo n'impano z'Imana, ukingwe n'amaraso ya Yesu kuva uyu munsi n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Azarota ibyo mu ijuru, ntazarota asambanywa, ntazarota asambana, ntazarota abapfuye, ntazasabana nabo. Kuva uyu munsi ubuzima bwe bwimuke, arota ibyo mu ijuru kuko afite impano zo kuganirizwa nawe Kristo. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndasuka amaraso yawe mu mago yose umwanzi yibasiye. Amaraso yawe avuguruza amagambo mabi yose arimo avuga kuri imiryango umwanzi yibasiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe asibanganya igikorwa kibi cyose cyahakozwe mu izina rya Yesu, aburizemo umurimo wa Satani wose wahakozwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso yawe, amaraso yawe Yesu, amaraso yawe Yesu aminjagirwe mu nzu ye, aminjagirwe mu bye, aminjagirwe amaraso yawe. Amaraso yawe avuga ibyiza, amaraso yawe avuga imbabazi, amaraso yawe avuga umugisha, amaraso yawe avuga kwemerwa. Amaraso yawe Mwami Yesu avuguruze ikintu cyose kitavuzwe nawe kuri uyu muryango mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntago bazapfa, bazarama batekereza abantu imirimo y'Uwiteka. Ntago bazasenya, bazubaka, bazabyara abahungu n'abakobwa, bazageza mu masaziro. Imirimo yabo irahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Izi mbaraga z'umwijima zahagaze mu marembo ye y'ubucuruzi bwe kugira ngo atunguka nk'abandi. Yarakubashye, yaratuye, yatanze ibya 10 n'amaturo. Dayimoni uhagaze mu muryango kugira ngo ushyireho icyangiro, sohoka muri ubwo bucuruzi bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni umunyamugisha,
mu nzira yahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Azatunga, azatunganirwa, azakorera Imana, azubahisha Imana. Yagenewe kubahisha Imana, yagenewe kubahisha Imana, yagenewe kubahisha Imana. Mwami, ndazamura ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, ndasengera amaboko yabo kugira ngo adatentebuka. Reka umwana wawe wari umaze gucogora Mwami, ukomeza amaboko ye adatentebuka agakora ibyo atagombye gukora. Komeza amaboko ye Mwami, adasubira inyuma akareka inzira y'abakiranutsi. Komeza amaboko ye Uwiteka Mana Nyiringabo, komeza amaboko ye Mwami, komeza amaboko ye, komeza amaboko ye Mwami, komeza amaboko y'umugore, komeza amaboko y'umugabo, komeza amaboko y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, komeza amaboko y'Uwiteka Mana Nyiringabo, adatentebuka agakora ibyo abakiranirwa bakora. Komeza amaboko ye Mwami, komeza amaboko ye kugeza ku minsi y'ubuhamya, kugeza ku minsi y'amashimwe. Reka umucyo wo mu maso hawe umuvire, amenye icyerekezo gishya. Uyu muntu uhagaze mu mayira abiri Mwami, yibaza se arategereza, se arahindura paje. Reka umucyo wo mu maso hawe umuvire, amenye niba ari igihe cyo guhindura paje. Uwiteka we, vugana n'umutima we, vugana n'umutima we Mwami. Abageze ku minsi yo guhindura, abageze ku minsi yo guhindura, abageze ku minsi yo kuva muri biriya, vugana n'imitima yabo Mwami. Abageze mu gihe cyo guhindura inshuti zitari zo, vugana n'imitima yabo, bamenye ko ari bubwire. Abageze mu gihe cyo kwimuka ahantu hatariho, vugana n'imitima yabo Mwami, bamenye ko ari bubwire. Shyira ya conviction y'ukuri itavangiwe mu mitima yabo. Urakoze kuri Imana yimura, urakoze kuri Imana igira igihe ikorera mu ibintu. Ntutinda, ntabwo ukererwa, nta nubwo ugendera Mwami kuri ritime yacu, ugendera ku gihe cyawe. Uri Imana nziza. Uyu mugoroba Mwami, twaje kugukoraho, twaje kukubwira ibyuzuye imitima yacu, kandi tuzamanukana ubuhamya, tuzamanukana amashimwe, tuzamanukana ubuhamya, tuzamanukana amashimwe. Hagurutse abahungu n'abakobwa bagenewe kugukorera muri iyi myaka. Abo umwanzi arimo azungurutsa hirya no hino mu mibabaro y'iyi si, maze ntibamenye umuhamagaro w'igitangazo uri ku buzima bwabo. Barwanirire Mwami kugira ngo bihutishe, bahagarare aho bagomba guhagarara. Barwanirire Uwiteka Mana Nyiringabo, bakize ibyo bibazungurutsa bituma bamara iminsi barorongotana kandi baragenewe kugukorera. Tabara abo bakobwa, batabare vuba Mwami w'abami, bakureho igisuzuguro cy'umwanzi. Tabara abo bahungu, tabara abo bagore n'abagabo, maze ubihutishe kugira ngo bajyane ubutumwa bwiza. Ubihutishe kugira ngo babe missionnaire, ubihutishe kugira ngo babe ab'ingenzi bakomeye bahagaze nk'inkingi muri iki gihugu. Ubihutishe nyagwara ku ngoma kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza butavangiye. Ubihutishe Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ya mirimo washyize mu mitima yabo itazima. Reka yari itangiye kuzima Mwami kubw'ibishye, aho yibaza ngo ese niwe, ese ubu ntiyibeshye, ese ubu ni Imana yavuganye nawe. Barwanirire, ubavuganire, ubatsindishirize kugira ngo bahagarare mu mwanya wawe. Niba ibigo bikomeye bijya bikorera neza abakozi babyo, ntankasweho, ntankasweho, ntankasweho. Mwimane, muhishe. Waravuze ngo umukozeho ngo bameze nk'ukoze ku mbone y'ijisho ryawe. Wikwemera ko bamukoraho, wikwemera ko bimukoraho. Shyiraho akazitiro bigarukiraho kugira ngo haguruke mu mpano wamugeneye, haguruke mu mbaraga wamugeneye, agukorere. Ntagarukira aha ngaha, ntagarukira aha ngaha Mwami. Urakoze mukunzi mwiza. Ndasenze ngo imbaraga z'amasengesho zimanukira abahungu n'abakobwa bakwiriye kuba bari mu bihe byo gusenga. Iri joro ribabera ijoro ryo gutabaza, ribabera ijoro ryo gutaka, ribabera ijoro ryo kurarana nawe. Babyuke bumvise ijwi ryawe, babyuke bumvise icyo babwiye. Bavugishe mu mayerekwa, bavugishe mu nzozi, bavugishe muri conviction z'umutima, bamenye ko basuwe nawe. Kora ikintu gishya, kora ikintu gishya mu buzima bw'abagushaka, kora ikintu gishya mu buzima bw'abahungu n'abakobwa barimo bakwambaza. Kora ikintu gishya. Urakoze Mwami mwiza.
data tuguhaye icyubahiro. Urakoze ko abanye natwe muri uyu mugoroba wa mbere w'iminsi 7. Urakoze kuzakomeza kubana natwe. Mwami, twifuza kwigirana nawe imbere, ntabwo twifuza kugarukira bugufi. Mu cyumba cyo hejuru abigishwa bamanutse badatinya urupfu. Mu cyumba cyo hejuru abigishwa bamanutse bakuvuga ibyo bavuze, ntabwo isi yabashije kubizimya. Abami bameze nk'abanero ntibabashije kubimaraho, na n'uyu munsi biracyavuga. Ndasenze ngo muri iki cyumba cyo hejuru, muri iki cyumba cyo hejuru cyo mu kwezi kwa 3 Nyaguhora Kungu, ndasenze ngo abahungu n'abakobwa bakizamutse bakureyo imbaraga isi itazashobora kuzima, bakureyo amavuta ibibazo bitazashobora gukamya, bakureyo imbaraga ibigeragezo bitazashobora kubambura. Ndasenze ngo bakure ikintu gishya kizababera igitsikamutima mu minsi basigaje bagendana nawe hano ku isi, kuzageza basoza urugendo igihe uzatubwira ngo nuko mugaragu mwiza. Turabivuga kuko twabibonye bikora. Hari iminsi twahuye nawe uduha ibitsikamutima, hari iminsi twahuye nawe uduha ibitsikamutima imiraba y'isi itakibasha kwimura. Hari iminsi twahuye nawe uduha ibyiringiro bitagajuka, ibibazo bitakibasha gukura. Ndasenze ngo abakobwa bawe n'abahungu bawe wongere tuzamure ku rundi rwego. Urakoze papa, turagutegereje, turakwizeye. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo nidusenga twizere ko twahawe kandi dutegereze kuko tuzabibona. Turakwizeye. Nasanze uri umugabo wo kwizerwa, nasanze ibyo uvuga ubikora, nasanze uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze, nasanze uri umunyakuri, uri umunyakuri. Ibihamya tubyibitseho turabifite. Igihe kimwe wambukije ubwoko bwawe Yorodani, maze ubwira Yosuwa ngo nibatoraguremo amabuye, nibagera hakurya bambike bubaka inkingi. Hanyuma imyaka nishira, abana batabonye Yorodani icikamo kabiri, abana batambutse Yorodani nibabaza ngo iriya nkingi y'amabuye ni y'iki, bazababwira ngo ni urwibutso rw'uko Uwiteka igihe kimwe yatwambukije Yorodani yumutse. Mwami, dufite inzibutso z'ibyo wadukoreye, dufite inzibutso z'igihe wadukijije indwara, dufite inzibutso z'igihe wadukirije abana, dufite inzibutso z'igihe watugaburiye, dufite inzibutso z'igihe watubesheje mu mazu tutagira shinge na ryo, dufite inzibutso z'igihe wadukuye muri bya byaha byinshi. Turasengera abahungu bawe n'abakobwa ngo bubakire urwibutso rushya, ibihamya bishya, ibihamya bishya bibabera ibitsikamutima. Muri aya masengesho turasaba ibihamya bishya, ibitsikamutima bishya bituma umuntu atakidandabirana, bituma umuntu atakidandabiranywa n'ibihe. Urakoze papa, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bikoreka muri iki gihugu, ibyo ushaka bikorwe mu miryango y'Abanyarwanda. Ibitavuye iwawe nibubura icyicaro muri iki gihugu cy'u Rwanda, nibibura icyicaro mu buyobozi bw'u Rwanda, nibibura icyicaro mu miryango y'Abanyarwanda, nibibura icyicaro mu mago yacu, nibibura icyicaro mu rubyiruko rwacu. Ibitavuye iwawe niburizwemo n'imbaraga zawe, ibyo ushaka aba ari byo bikora. Waduhaye isezerano ko hari imyaka Abanyarwanda bazakizwa basigara, tuzabona abasore n'abakobwa birukanka, tuzabona abagabo n'abagore birukanka bajya kwakira agakiza. Turabitegereje, turabitegereje mwami w'abantu, turabitegereje. Aho tutazumva imibare yo kwiyahura yiyongera, aho tutazumva imibare y'amadivorce yiyongera, aho tutazumva imibare y'abatinganyi yiyongera, aho tutazumva imibare y'abasinzi n'utubari dufurushaho gufunguka, aho tuzumva insengero z'ukuri, aho tuzumva ministry z'ukuri, aho tuzabona abakozi bawe n'abagaragu bawe, aho tuzabona abasore bahanura mu kuri, aho tuzabona abakobwa bahanura, aho tuzabona abagore n'abagabo mwami Imana bavuga imirimo yawe, aho tuzabona stade zuzuye abakizwa, aho tuzabona mwami imirimo yawe yaguka, aho tuzabona mwami abantu badashwana mu nsengero ahubwo batahiriza umugozi umwe, aho tuzabona imirimo yawe n'icyubahiro cyawe kizamutse ku misozi y'u Rwanda. Turabitegereje Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi turacyakwibutsa kuko waratubwiye ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimukamuturize, ntimugaceceke. Mwami, tuzakomeza kukubwira
kugeza igihe Rwanda izahindukira ishimwe, kugeza igihe Kigali izahindukira ishimwe, kugeza igihe tuzabona utubari dufunga ahubwo abantu bakizwa, kugeza igihe tuzabona amago yubakika, kugeza igihe tuzabona urubyiruko rwacu rudatinya gushaka kubera ibyo babonye mu mago makuru, kugeza igihe tuzabona imirimo yawe ikoreka mwami ku butaka bw'u Rwanda. Turacyakwibutsa, turagushimira ibyo ukoze, kuko natwe mwami twavuye mu bise byawe, natwe kuba twarakijijwe n'igitangaza. Ariko mwami bene wacu ni benshi batarakumenya, kora ku maso yabo batwikururwe mu cyobutumwa bwiza barasi. Turakwizeye, tuguhaye icyubahiro mwami, uri mwiza, uri uwo kwizerwa. Urakoze ko abanye natwe mugoroba, urakoze ko nta sengesho na rimwe ry'umukiranutsi ritakara hasi, urakoze ko bihinduka ibikoresho ukoresha umurimo wawe, urakoze kuko imbere yawe hari urwabya rw'izahabu rujyamo amasengesho y'abera. Urakoze mwami w'abantu kutakinze, ko waduhaye kwegera intebe yawe y'ubuntu. Urakoze kuko imitima yacu ihembutse, urakoze kuko imitima yacu yuzuye imbaraga zawe, urakoze kuko ubuzima bwacu bugutegereje budatenebutse. Urakoze papa, icyubahiro cyose nikikugarukire. Uha umugisha abana bawe barimo gushaka hirya no hino, abo dufatanyije urugendo. Uha umugisha umuntu wese dufatanyije kuri uyu murimo w'igicaniro. Uha umugisha abakora imirimo itandukanye kugira ngo iki gicaniro cye kuzima. Uha umugisha abatuma ubutumwa bwiza bubasha kugera hirya no hino. Uha umugisha abantu bose bafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Uha umugisha abantu bose bakunyotewe kandi barimo bakwifuza. Ubaha umugisha, usubize gusenga kwawe. Dutegereje ubuhamya n'amashimwe bw'imirimo yawe, ibihamya bishyashya uzaba wubatse mu buzima bwawe. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire, kuko ari wowe ugikwiriye. Uri uwo kwizerwa, uri umunyakuri, nta muntu wagereranywa nawe. Nubwo yaba umugizi wa neza, nubwo yaba abo twita imfura, twese uraturuta. Cyubahiro nikikugarukire, ibendera ry'ubutsinzi bwawe nirizamurwe cyane ku misozi y'iki gihugu cy'u Rwanda. Ibendera ryawe Kristo nirizamuke cyane, andi majwi yose atakubaha naburizwemo, andi majwi yose ahakana ubumana bwawe niyamburwe imbaraga. Ibendera ryawe rizamuke cyane, kuko nushyirwa hejuru